Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa bazahari biherereye baramubaza bati, tubwire ibyo bizaba ryari n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'icimperuka y'isi ni ikihe? Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza bita izina ryanje bati nije Kristo. Bazayobya benshi, muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara. Mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Shanga rizatera irindi shanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami. Hazabaho inzara n'ibishitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica. Muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanje, nibwo benshi bazasubira inyuma. Bazagambanirana bangane, n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi. Maze nk'uko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. Ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose. Nibwo imperuka izahera ko ize. Natekereje ko tuganira kimwe mu byerekana kugaruka kwa Mesiya. Yaravuze ngo abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi. Impano y'ubuhanuzi ni kimwe mu bimenyetso byerekana imperuka cyangwa kugaruka kwa Mesiya. Impano y'ubuhanuzi ifite amasoko atatu. Niyo mpamvu Bibiliya itabisize. Yaravuze ngo umuhanuzi umwe cyangwa babiri nibahanura, abandi babugenzura ubwo buhanuzi. Niki bagenzura? Bagenzura ko ubwo buhanuzi bukomoka ku Mana. Ubwo buhanuzi bukomoka ku Mana. Ubuhanuzi muri Bibiliya bufite inkomoko zitatu. Inkomoko ya mbere y'ubuhanuzi ni ku Mwuka Wera. Umwuka Wera azahishurira abantu. Iyo dusoma muri Samweli wa mbere 23 no kubiri kabiri, haravuga ngo umwuka w'Iteka yavugiye muri nje, ijambo rye ryari ku rurimi rwanje. Yeremiya 1:9 haravuga ngo Uwiteka aherako arambura ukuboko kwe ankora ku munwa, maze Uwiteka arambwira ati, shiza amagambo yanje mu kanwa kawe. Uwiteka azadushira amagambo ku kanwa. Byakozwe n'intumwa 19 no kuri 6. Pawulo amaze kubarambikaho ibiganza, Mwuka Wera bazaho bavuga izindi ndimi barahanura. Mwuka Wera azazana ubuhanuzi. Icya kabiri gikomokwaho n'ubuhanuzi ni umwuka w'umuntu, ame de l'homme. Umwuka w'umuntu nawe azahanura, agahanura iby'umuntu, ibitekerezo byiwe. Iyo dusoma muri Yeremiya 23 no ku 16, aravuga ngo uko niko Uwiteka Nyiringabo avuga ati, ntimukumvira amagambo abahanuzi babahanurira, babigisha ibitagira umumaro, bavuga ibyo beretswe, bihimbwe n'imitima yabo, bitavuye mu kanwa k'Uwiteka. Nehemiya 6 no ku 12 haravuga ngo mbyitegereje menya yuko atari Imana yamutumye, ahubwo yampanuriyeho ibyo nk'uko Tobiya na Senibalati bari bamuguriye. Icyatumye agurirwa ni ukugira ngo ankangishe, maze ninkora ntyo ngo bimbere icyaha, bahereko bamboneho impamvu yo kumvuga nabi kugira ngo bantuke. Ubuhanuzi bwavuye mu mwuka w'umuntu. Iyo dusoma muri Ezekiyeli 13 no kuri 2 haravuga ngo mwana w'umuntu hanurira abahanuzi ba Isiraheli bahanura, kandi ubwire abaje bahanura ibyo bibwira mu mitima yabo ubwabo uti, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uku niko Uwiteka, uku niko umwami w'Iteka avuga ngo bazabona ishyano babahanuzi b'abafafa bakurikiza ibyo bibwira kandi ari ntaco beretswe. Ubwo n'ubuhanuzi buva ku mutima w'umuntu, agahanura ibitekerezo bye, agahanura kubera indamu, agahanura kubera bamutumye, agahanura kubera yapanzwe, agahanura kubw'impamvu ndashobora kumenya. Kigira gatatu, isoko ya gatatu y'ubuhanuzi ni ku myuka mibi, ku mapepo. Iyo dusoma muri Matayo 8 no ku 29 barataka cyane bati, duhuriye he mwana w'Imana? Mbese uje hano kutwica urupfu n'agashinyaguro igihe cyacu kitaragera? Uwo ni Yesu bariko babwira
guhanurira abantu ko Yesu ari umwana w'Imana. Amapepo byakozwe n'intumwa 16 no 16 haravuga ngo bukeye tujaho basengera duhura n'umuja uragura utewe n'abadayimoni, utewe na dayimoni yungukiraga bashebuja cyane n'ingemu. Uwo akurikira Paulo natwe arasakuza ati aba bantu ni abagaragu b'Imana isumba byose kandi barababwira inzira y'agakiza. Iminsi myinshi agumya kubagenza atyo, ariko Paulo abonye ko amurembeje arahindukira abwira dayimoni ati ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo muvemo. Amuvamo muri ako kanya. Ayo ni amapepo yari kahanurira abantu aho Paulo na Sila bari bageze, ariko Paulo ntiyabyihanganira arayacaha muvamo. Ariko uwo muntu yungukiraga bashebuja agakorera abantu gahunda, akabasengera, akaberekwa, bagatanga amaturo, bashebuja bakunguka. Ariko uwo mwuka utaravaga ku Mana, uwo mwuka ntiwakomokaga ku Mana, uwo mwuka wavaga ku mapepo. Hari ubwo iyo dusoma mu Bami ba mbere 13 no 17 hari umugabo Imana yatumye Samariya iramubwira ngo uhanurire umwami w'i Samariya, uhanurire abanyasamariya, ntukageyo, ntukamwe y'amazi, inzira wajanye ntukayigarukemo. Ariko ashitse ayobwa n'umuhanuzi wakoreshwaga n'imyuka, asubirayo, ariko ibyamubayeho yaguye nzira ntiyashitse iwabo. Nukuvuga ngo Paulo yandikiye abagalatiya aravuga ngo naho yaba marayika uvuye mu ijuru cyangwa njewe cyangwa undi wari we wese uzababwira ubutumwa bunyuranyijwe n'ubwo mwabwiwe avumwe. Hariho abantu bafite inyigisho ziyobya, hariho abantu bafite ubuhanuzi buvuye mu bitekerezo, hariho abantu bavuye ubuhanuzi buvuye ku buroyi n'ibindi. Ariko ijambo ry'Imana rirabivuga neza ngo ubuhanuzi bwose imyuka yose tuyigenzure, ubuhanuzi bwose tubugenzuza ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niyo kataloge, ijambo ry'Imana nico cirori tuzadupimisha ubuhanuzi n'imyuka dushaka kureba ko bifitanye isano cyangwa bikomoka ku Mana. Bene data, ntituyobe kandi ntiduhendwe. Ijambo ry'Imana nibwo buhanuzi bwaho umetswe nitabasha kubesha. Dusaba kwizera, tukiringira, tukihanurira, huzuyemo amasezerano menshi. Igihe uyagiza yawe Imana irayagusohoreza. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi rituganze. Amena.